uraho mabuja ansohoza bishaka mabuja wanyambuye rwose maburi ko kwanyambuye ariko ujye byibuka ese urasute birebe nyine ibintu wankoreye nawe birebe harya witwa uwa sogokuru uwa nyoko uwande sinibuka n'amazina yawe harya ngo witwa nde wabuzwa n'iki se kuyibuka no kuyibagirwa nitwa uwase ewe uwase koko hanyuma se hanaye ubuzima iyo bwanze nyine buba bwanze urumva ubuki ko mbona bwakuzuranye utuzura suragira ngo mbigenze ese noneho sigaye ubahe noneho ubu nsigaye nibera ku murenge ku murenge se sigaye koreke eta civile se uri umukoro defense se uri umusekirite se ushinzwe iki ku murenge se ariko babivuze ukuri koko bavuze ko abamabuja mungana namwe bafite itaye nk'iyawe mutajya mutana no kujombana ibikwasi imishiha mufite buri gihe ariko rero hari ijambo bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ubugira neza bw'inkwari ngo bwayigonze niba ari iki ejo bundi nkwirukanye iwanjye nkuvanye mu rugo iwanjye nabwo ugiye kumfata ku ngufu nkugirira neza ndakwirukana kugira ngo nsevinge ubuzima bwawe none aka kanya utangiye kuvuga ngo abantu bangana nanjye niko urashaka iki ubwo se uragira ngo urumva wifuza iki urashaka kuyabyibura ariko washaka ko mba umugabo wawe wabonye maze gusa neza maze kuba mwiza wowe washatse no kumfata ku ngufu ubundi ngo uvuze ngo by'indimi natambuka nje kukuzanira icyayi nakumena umutwe kandi ukambona burya si cyagihe warankoreshaga we nani se washatse no kumfata ku ngufu warangiza ubu se wagufata ku ngufu yafata hehe arafata utagira nta ku ngufu ngira niba ujyana no ku ngufu wowe harakinze pe ntuzagire ngo urahafite umukobwa agihera ushobora wacitse n'ubose arakwitana noneho ndamubwira iki aracitse tujyane bikunze Wako gajese. Wako gajese. Kwa gajese. Ntabwo wagiye. Ashobora kwacitse yagikunze. Ngo gutsi? Nuri kuvuga ariko ntabyo zuri kwiganirira, sibyo? Reka nizira kuri kuganira. Ari he ahubwo gira vuba vuba. Bose tata yagikunze ashobora yacitse. Yaragiye. Uri umusaza ariko. Uri he se? Ucunze iki se? Bose. Nagiye kwihagarika. Ngutsi? Yagiye. Kugira ute? Kwihagarika ngabisa. Uba muzima. Ntatuwati ba hano mu nzu. Yo wihagarika mu nzu. Nakubwiye ngo iki? Mubone hano. Mubone hano ibyo wigira byose. Mubone hano. Sawa boss. Usubunda sobanura iki kindi? Kame, bishire. Mabirasi. Niko. Ubu ndapfushije mpagaritse abariko mbyita. Bigenze gute se kandi? Ndabihera he. Ariko bana ba. Mupfuye mwese. Urabona musaza wawe uri hariya koko. Kuki utari warambwiye amabiye? Indese, Romanise cyangwa mucyo. Ukavuga umwana wanjye Romani ntaso mumureke. Byagenze gute se kuri mucyo Mungu wawe? Ntabwo akiri mucyo ni mwanda. Nyine byagenze gute ko mbona uzorakana? Aherukaga urungano rugendana. Natwe iyo myaka twagiye tuyinyuramo. Kana mwana akabyiruka aganira na kagenzi ke bagaseka bakishima, amakobwa n'abahungu bakaganira bakishima bagaseka. Umwana wanjye yanjagizwa tobame imyaku. Indese mucyo se ugize gutyo umene yampuri ndakwihanganiye, ushatse kumfata ku ngufu ndakwirukanye, duhuriye mu nzira utangiye kuvuga ngo abantu bangana nanjye ngo ntaki. Ako sha uziko bagushimye kwiruka karenga wanyu. Reka mbyemere ko Cishika manze nkubwire, cishika muri no gubemere kuvuga imbere yanyu. Vuga imbere y'abasuri. We ntacyo usobanura ubu ngubu muri aka kanya. Harya nguri gukora iki ku murenge? Muri mabuja wawe. Harya nyibutsa nguri gukora iki ku murenge?
kuri mabuja wanjye nta n'ikiri cyo imbere yanjye ubu. Ariko nabaye mabuja wawe. Harabaye ni wowe uzi uburyo wasize ungiye apuri wowe. Uzi uburyo ampuri yanjye wasize uyigize. Ahubwo nza kubimenya kare na kuri uteye. Ako subire reka tuvuge ibintu dusubira ibindi. Iyo reka ampuri yawe nari maje kumenamo amazi ngakora nkazajya nkora nyishyura. Byari kugutwara iki? Umva nkubwiza ukuri kurugutira amatwi nkubwire. Ndakumva. Uri kunyumva neza? Nayateze. Ariko baciye umugani mu Kinyarwanda ngo harya ngo ingwi kurira umwana ikakurusha uburakari. Nangiye kuvuga amabi yawe urazamusura tombotse. Dore kuri gutomboka nka byeri ishyushye. Nta n'isoni ufite. Nta n'isoni wowe ufite. Ndagura ibintu bimenze wowe ukaza kubimenamo amazi nta n'isoni. Uvuye ejo bundi ngo hirya ngiyo iwanyu ngo mu byaro uraje niguriye umugati utangiye kuwushyiraho za mayoneze urengejeho bureba ushyizeho ketchup. Asibi byose byari bikeneye kugira ngo ku buryo ufate n'umugati ugashyiraho ketchup ngo kugira ngo ukunde ubyibuhe. Ndabona ahubwo umubiri wajyanye nawe warashizeho. Ariko ndakubwira ukandusha uburakari koko. Nguki mbabare ntabwo bizongera. Ko muri uciye bugufi se noneho ra bigenze bite? Nyine mabo nyine nakoze amakosa menshi pe. Sibyo no kuba nkubahutse mu muhanda mbabarire n'ibibazo biba byandenze pe. Ibibazo birakurenga bikandengukiraho. Ntago nyari kukurenga. Iyo bikurenze biraza bikata bindengukiraho. Nukuvuga ngo duhuye byakurenze. Mbabarire basi. Umva ngiye imbabazi nazinenye ivuka. Ngiye nkubabarire. Nasoni wowe ukifata ukavuga ngo basi reka nkubwire ikintu kimwe. Aranyica noneho. Allo? Bose biteze? Sha nta byiza uranyica abantu. Narindi mu nzu narindi uhutseho gato nibwo naringeze mu rugo none ngo wa mukobwa aracitse. Wimbwira nabi kubera ko nanjye nibwo naringeze mu rugo pe. Mbabarira rwose ntago ari njye amakosa nta cya kigoryi cyamurindaga. None se urumva ari njye bamurekuye kuko ngo nacike ariko nawe ureka kubwira umuntu nabi. None se urumva ari njye byishimiye ubusa akazi kose nakoze uri kugagira imfabusa. Nyine ihangane turamushaka turamubona byanze bikunze. Ihangane boss nanjye ntago ari njye vraiment. Sawa. Umeze neza. Baby, please. Oh my God. Hey. Wari umaze iminsi ubaye. Ndishe dore warananutse wataye ibirori ukuntu usigaye umeze. Baby. Alright. Ntabwo kumva aka kanya ibyishimo numva mfite mu mutima wanjye. Hey. Nakubaza. Wambaza baby, wambaza ikintu cyari cyose ushaka aka kanya. Sinagukoreye. Gituma ushaka kunyicisha. Ngo? Sinagukoreye cyatuma ushaka kunyicisha. Baby, ni njye uri kubwira cyangwa n'undi muntu? Njyewe Roman nshaka kwicisha. Hey baby. Njye bonzo nyumve. Njye kwicisha. Baby, please. Hey. Nisi bintu uri kumbwira ni ibiki? Hey, come on, ndeba. Njyewe mu buzima bwanjye ntabwo nshobora kubitekereza nta ndwana na birota. Kwicisha. Ahubwo nzumbwire wabaga hehe. Ubwindi turaza ko tubigarukamo kuko nanjye nyine naragushatse nako ntagize inshuti zawe zose. What the hell? Ngo iki? Ngo bari baragize bate? Barashimise kandi bambwiye ko ari wowe. Njyewe Roman nifata nkagushimutisha. Kibisi ibibazo bawo. Baby, are you serious? Bakubwiye ko njye nagushimutisha.
niba hari umuntu wa mbere muri ino se ugira ibibazo kuko yarusha umuntu utari umwana baby. Okay. Bon, naragushakishije ahantu hose, natanze amatangazo kuri radio, kuri televiziyo, nta hantu hamwe nagushakishije. Cyakoze, oh my god, man, ishimwe byibura basi mu nigi. Hey, bukonanutse. Roman. Wow. Basi se wampaye bya bihumbi 3 byanyu wari umfitiye. Nkareba ukuntu nakwigenza. Ariko abatindi musani muzanyu koko. Uvuze ngo? Nema twadufaranga unsigaye mushatse watuma. Kurabona ubuzima bumeze nabi rwose. Natuguha. Hanyuma puri yanjye wasize wangijeyo. Rero uzayiriha. Simpa. Kunzi kuri umubosi. Ahubwo buriya n'utwenda twawe twose nabifite kudutwika, ibintu byawe byose ukagenda wambaye n'ubusa. Kumana yanjye. Nta soni wowe ngo ibihumbi bingahe? Ibihumbi 3 ziko bivamo imigati y'iminsi ngahe? Nta nisoni ufite rega. Abivuze kuri ko udafite bya nk'umurwayi. Iyo migati utangiye kuyicira nde? Ninjye uri kuyicira. Udafite ngagira te? Arya nk'umurwayi. Harya ngo uri gukora iki ku murenge? Iyo batamfunze baba bamfunguye. Wabuzwa n'iki se ko Asema uragiye koko? Ndagenda kangahe se? Subwo wagize impuhwe koko. Muwazigira nakubwiye ko impuhwe nazineye nyivuka. Nta muhwe ngewe ngira. Urifasha unyangirije ibintu. Hakuri yanjye bimenyemo amazi nari nkangiriye imwe. Ibihumbi byanjye bitatu. Genda ujya kubibwira nyoko wanjye cyangwa baso wanjye ndagaruka. Cyangwa ujya kuvuga ku mirenge barebe uko bakugenda. Naho nge nta muhwe nagirira abatindi nkama. Wakabona kazunguza ubutaye mu mpuzo. Nago nzongera. Umuntu aba yaboroye ubunire kuba ngubernye nk'umutwe ngakwereka ko nyewe ndabihera he ndavuga ngo iki umwana wanjye akururukane n'abahungu bagenzi be ngo agenda ajya aryamana n'abahungu bagenzi be. Irabeshya. Mucyo. Se ku kindi wari ubizi kuki utari warabimbwiye? Wabijijwe n'iki? Aganze kubizi. Ugize utyo urabungutse ubungukanye simbizi umuntu uje sinzi byanyabije gute kandi kuzi ko byarangiye. None umuhungu wanjye nawe araje niba ngo yarabonye umugore w'umuhungu mugenzi we niba ari we mukazana zanzanira amahano. Ibyo se ndabikubwiye karibyo. Namahano yabuze gihanura atazagira gihanura. Sinzi cyuhagizo namwuhagiza aho nagikura. Sinzi umwana wanjye. Ngize ngo ndamubaza ati abanza kunyikaragaho biramujobera arabyemera. Sinzi ngo yagiye mu bigare sinzi ngo yagize ati niko pame biriya ni ibiki koko ibi ni ibiki mwadukanye muzungu wanjye mukamubwira ngo umva nawe neho ntaho uvuye ntaho ugiye ntawe nta wowe nese masinaba nanjye nawe reba mucyo ni binabadimo nanjye jongo wagutuma muzungu wazana uriya muzungu nusu muzungu robo aho yatubire kubwo uratangiye umva uwajurika umva ngubaze gatoye ntago mbone umukobwa munini ufite amabuno umva shana ikindi gihe nimujya mugenda mujye munyaho mweretswe umva uri kunangira nta gahunda mfitanye nawe ntago nkuzi nta nibibazo mfitanye nawe mbere yuko ubanza ukumbwira ngo nta mukobwa ujye ubanza nasuza abantu okay tuza nyumva neza ndimo ndakurangisha kumva ndakurangisha umukobwa ubyibushye wamabuno kumva umeze nkaho ufite agahinda kenshi cyane ntawe ubonye ako uzi ko abakobwa bose tumaze guhura babyibushye bafite n'amabuno bameze nk'abafite n'agahinda bose duhuye bafite amabuno bafite agahinda bafite ibibazo by'igihugu by'umuryango bya leta ibibazo oya umva icyo ntabwo nshaka yego bose wenda bafite bose barabyibushye kandi bose bafite agahinda ariko ngo umurebye neza mu maso asa nkaho ufite agahinda gakomeye cyane ako uninde uri muri kino gihugu utabyibushye cyangwa udafite agahinda nawe uramurangura wa mugabo ahubwo se sibyo kuvuga ngo ndimo ndakugora wowe uwo mukobwa ubyibushye ufite n'agahinda ufite ibibazo uramushakira iki umukobwa ufite ibibazo urirukanka inyuma y'ibibazo hari ibisubizo gute reka ngusobanura washatse abantu bafite ibisubizo niko biriya ni ibiki barabaroze barandogeye
ese ntago wice ngo biganire na musaza wawe. Mama reka nkubwire urabizi ni inshuti yawe sibyo uzamufata umuganize umubwire ko atari byo. Kuki utari warabimbwiye wari warabimenye iyo ese ma wari kunyumva nza kuri iyo mwana wanjye Romana atarinyibira kuki utari warabimbwiye nese manje mbikubwiye wabyumva swagira ngo namwe yanjye ngo ndi kumubeshyera cyangwa murabifatanyije cyangwa ubwo nawe ufite ibindi urimo ntazi ndatuje. None nkuriki ngaho ngira inama y'icyo twakora mwana wanjye kuko nababaye ubu se umunyagwa ngo nzanira akuzuku biriya ni ibintu bibi nta kuzukuru nta rwunguko rurimo ari mu gihombo nkuriki. Mama reka nkubwire uze kumuhamagara umuganirize no mubwira wenda warakumva ariko sinkubwire ko narindi kumwe nawe nuko nakubwona nabuze ko nguhamagara ngo aze ko nagira ngo atancika ntango nari kumwe nawe hari imbere y'umuryango. Uzamuhamagara umwicaze mu nzu kinge umubwira ati ibintu urimo nagari yinjirana imyaka muri uru rugo yinjirana imyaka muri uru rugo nisi so biriya ni sinzi icyo nzakora sinzi icyo ngomba kugira namanje ibyo ngubwiye byari ni ibyo ngibyo kandi ubyumve wowe wakamuhamagaye ukamubwira nise hamagara umuryango oya wita uhamagara umuryango ko kanya muhamagara umubwire nise hamagare mukuru wawe nyuri ari we musaza wawe bicara nawe muhamagara aze tumugira inama kuko njye mubwiye ahitanye ca noneho ahita ntsembukana. Nise njye kwa padiri mujyane agenda agiye gusaba penitensiya abanza asabe imbabazi ku Mana Mama reka nkubwire se byo bizi turagukunda nako twakubabaza ntabwo mu nkunda iyo mu nkunda ntabwo mwankorera ibyo muri mukunyereka bana banjye ko nabareze neza ko mudasa nabi ko nakoze ibishoboka byose ndakumva kandi cyane uze kumuhamagara tubiganireho. Mbega ubuyobewe harayobye we ye Mana nyirimo nyirimbabazi Mana nsenga dawe uri mu ijuru ayewe ingoma yawe niyogere hose. Mama tuzi sibyo kandi abisiko birarangira urumva impamvu uri kumushaka ni umukunzi wanjye sibyo niyo mpamvu yantorotse inarilahi bivuze ngo yahungishije agahinda kiwe. Abantu bafite agahinda rigababunga nka ruhumbi ugize Imana genda usenge ariko nawe rero ntabwo kunsubiza neza nkuko mbyifuza cyangwa mbishaka wakagabo we nimba utera abantu ibibazo. Okay nakubazaga sibyo kugira ngo numve nimba umuntu wamubonye. Ikintu kiriho cyo ni kimwe maze guhura n'abakobwa bafite agahinda babyibushye bafite ibibazo byinshi cyane kandi ikindi cyo nakubwira cyo ubutaha nujya ugana n'abantu ujye yirinda gutera abantu ibibazo. Yego ndabyumva basi se nta kuntu wamubonye afite nta tundi tubazo wajya umubonaho se. Yari afite utubazo twinshi ubona ari ntago ari tayari uwo noneho ikindi bintu nanone afite mu mutwe yahobagiye ntazi ari kujya arajya hakajya hagahunga ibibazo akagaruka mu bibazo. Uwo niwe nshaka mwaba mwahuye se yaguciyeho ntuzi uramushakira iki sinagusobanuriye ariko ni umukunzi wanjye nabigusobanuriye. Kamugira inama rero sasa y'abagabo mugira inama itari agacecuru hunga ibibazo kuko natwe turi guhunga ibibazo. Aha mvuye hari ibibazo mbakujyana ari ibisubizo umva nkubwire komeza mu bibazo byawe nanjye njye mu bisubizo byanjye ntago wandangira igendere. Abantu twarindagiye turi benshi sinjye gusa nawe urimo ibibazo dufite yewe Imana yonyine izabikemura. Mucyo wabonye kubwiraga uravuga uvuga nka zambiratse kuri cyo gicucu ku Mana nyagasani Roman urandakaje ngiye kugenda usye ukorera ikintu ntigeze nkora umuntu wari wese kagenda kifata kabwira mama buri kintu cyose uraho mu cyo ureba ngo nibiki uza amagambo mama maze kumbwira wakabya kagenda kavuga umugambo akantu kose kabonye kagasohora reka nkubwire mucyo please banze nyumve tubanze twumvikane umvareza mu dotuma ngende nkanga nkaza ngo nkataka kumena noneho kamwe ka original bikumva kagende kagira ubugambo uhera ubu ngiye kuzajya ngenda mvuga ibyawe byose umva nzabura isukari ngende mvuga ibyawe byose nanagende mbifatira impapuro mbikorere efuritingi
gende manike ku byapa banoze bajye banyura hano bazi byawe kwanza naka kanya Ahubwo se mucyo please. nta kintu aka kanya ngiye nshaka kumva kano kagende kavuge na kari murori n'akatagaragara kakamurike umva nkubwire murori ibyuko ngewe na mucyo banza wumve ngiye mucyo ngiye kuzajya mvuga akantu kose ngiye kumera nk'imashini isora impapuro ubu ngubu tuvugana umuntu bita Roman ararongora aratogosa aratonora arahata arunyuguza aribira anabamizanyeri ubu tuvugana ibyo byose mubwiye byose abikoreye icyo bita iki gitsina gore umuntu bita FOFO yamuteye inda usibye no kwimutera yarayimushumangiye ubu ngubu tuvugana arayigendana arayifite imeze neza indi byimbye bazabyara umusore ejo bundi ubyitegura aho uzabahembe umva sheri n'ibitari byo ndaza kubivuga ubu ni indaya ubitwa ngo banikore barabosuze babashuti bawe bose araza akabararana inzu yabaye roje buri cyumba cyose gifite ubu uragenda ubona buri rugi rwose ahanditse ngo FOFO ngahanditse ngo Nicole n'amastira barongoramo umva bebe sigara uhangana nabyo none wakanuye